下喜欢呀西想，喜欢呀呀下个西呀嘛西呀，你先玩呀些西。Okay, muraho neza abakurikiye ZI Plus 250 TV show, turabasuhuje cyane. Umwami w'Imana abarinde abagirire neza. Uyu munsi rero turi ku cyumweru, nk'uko twagiye tubibagezaho tubabwira ati tugiye kubazanira ibintu bisa nkaho bifite content ikomeye cyane. Nuko twari tumaze iminsi tudahari, ariko nk'uko mubibona twakiriye umutumirwa wacu, akaba aturutse mu gihugu cy'Ubushinwa. Rwose ebana, igihugu cy'Ubushinwa murakizi, ni igihugu ngo kigora abantu kukibamo cyane, ariko barimo abatwemeza uburyo ki nyine ebana yakibayemo. Watangira utwibwira amazina, bimeze biti? Nitwa Munyakazi Berenari. Yego. Nkaba ndi umwene gihugu wo mu Rwanda, nkaba nkunda igihugu cyane. Yego. Cyane kimba ku mutima. Nuko Ubushinwa se ukaba warabugezemo uti? Yego, urakoze. Ubushinwa mfite onkire wanjye ubyara mama abayo. Yego. Ubwo ngubwo naje kwiga kaminuza nyirangije, ansaba ko namusanga mu Bushinwa kuko afiteyo business ngari. Yego. Ansaba ko namusanga mu Bushinwa akanyigisha uburyo nakoramo business. Nuko none se ukaba uvukira hehe? Dore twari tubisimbutse, akarere uvukamo, intara mvukamo n'akarere byose hamwe. Mvuka mu ntara y'Iburasirazuba. Yego. Okay. Akarere ka Rwamagana, umurenge ni Kigabiro. Yego. Ubwo rero mu Bushinwa rero burya rero ukuntu hagaragara, usanga abantu habagora bya hatari. Urasari nk'akongereza na kamwe wari uzi se wakoresha? Oya. Njyewe nari nzi nyine icyongereza kino gisanzwe cyo mu ishuri. Nicyo nari nzi. Ariko ngeze mu Bushinwa, buriya kankubwira, iyo wageze mu gihugu burasa ubona ko umuntu aba ameze nk'aho atazi icyongereza. Ugeze mu Bwongereza cyangwa se ahandi hose bakoresha, muri Amerika zayo, uhita ubimenya icyongereza nguha icyumweru, ukwezi kumwe, hagati y'ukwezi n'abiri. Kuko icya mbere nta kintu wabasha kubona ntavuze ururimi usabwa kuvuga. Yego. None se urambwiye ati igihugu cyose ugezemo uhita wirefera ku rurimi nyine wenda bavugamo. Ubwo uzi Igishinwa? Cyane kabisa. Ngo mu Gishinwa ze basuhuzanya gute? Ariko umva hari igihe njya numva nyine bavuga ukajyana nk'ingurube ziri kuvuga. Kubyumva biba bigoye kubera ururimi rwabo. Ubwo wambwira bibanza kukugoraho, ariko kugenda umaraya kanya urabona ko n'isura dore wabaye Umushinwa. Nuko ubwo rero se nk'amagambo make mu Gishinwa waba uzi? Ushaka nk'ayahe kugusura? Muraho. Mu Gishinwa muraho mu Gishinwa ni ushaka shawo shinyanya shi. Wiki shawo shinyanya shi. Ubwo se intara wari urimo y'Ubushinwa buriya yitwaga ngo ikira shiwanya shisha. Icyo gihe rero waba uri kutubeshya kubera ko tuba tutabizi. Waba uri kutubeshya. None se hamagara tujye kuzana umuntu kuri ambasade aza bikwemeze se y'Abashinwa? Byasaba ko wamugana umuntu wo muri ambasade yawe. Ntabwo nabyumva. Kubera iki? Ako kantu se nako niko wakuye mu Bushinwa, ntabwo tutumenyereye. Duhe ako kuri kunywera. Iyi ngiyi bayita T152. Iyi ngiyi kabisa irashyushye cyane ikintu uzwiho cyane, yongera akanyabugabo kabaye.
ibyo rero si ngombwa. ni iki wenda urumva ko wabaye mu Bushinwa ubaye igihe kitari gitoya, ndakeka buriya ntago waba uzi igishinwa nk'uko nguko uba utabayeyo byibura nk'imyaka nk'itanu. ariko wagira ngo waramerekeje, ndumva ubizi neza kuko itanu ngira ngo harenzeho nk'amezi agera muri 2. kuko nabaga ahantu mu gace bita Rwangondo mu Bushinwa se. Yego, ariko numva afite amazina y'Abanyarwanda bakunze guhinga imiceri nagara y'Abanyarwanda. Umubwire aho ngaho Rwangondo nyine ni nk'agace mukumva Nyabugogo cyangwa se ukumva gahantu ngo ni muri ngo mu Kiderenga. aho hantu impamvu bahise Rwangondo hakunzwe guhinga imiceri cyane. ariko uri kuvuga mu Kinyarwanda kandi buriya bivuga nko mu Gishinwa. Rega abantu turi kuha vibe ni Abanyarwanda, abantu turi kugira nawe bagira ngo bumve ko ubwo Bushinwa nyine uvuga wabugezemo hari igerega abantu baza nk'uko ugasanga navuga no mu Gishinwa gusa, ariko wowe ukambaza ikibazo nkakigusubiza mu Gishinwa. nyine hari igihe usanga abantu bo nyine bashaka kumenya ukuri nyine kwa nyako, niba ari byo cyangwa nyine uri kubeshya. Ukuri nanjye se ko mpari hari igihe uvuga ukuri ariko wowe ntunabeshye. Ntanumiye kugira ngo mvuge ukuri, mvuge n'urugendo nagiriye mu Bushinwa. Twakubazaga nyine ku bijyanye n'urugendo wagiriyeyo. buriya abantu bavuga ko burya mu Bushinwa hatabayo Abanyarwanda benshi. wowe tubwire wagezeyo kuko habaye Abanyarwanda benshi cyangwa ni bakeya kubera ko igihugu kibagora? Impamvu kibagora cyangwa ukambanza ngusubize ku cyo mbajije ngo habaye Abanyarwanda bake. niko kuri kuko njyewe namazeyo umwaka n'igice hafi ntarabona Umunyarwanda cyangwa igihugu usibye uwo onkire wanjye ubyara mama ari waranjyanye. ubwo ngubwo kugira ngo uzabone Umunyarwanda nko kubona ingurube mu musigiti. nanone ntabwo bavuga ngo ni nko kubona ingurube mu musigiti, kubera ko wenda biterwa niba ariko wari uvuze ngo ni ubuzima bwabo. wari Rwankuba ni Rwagiki? Rwangondo. Ngwangwa. ubwo nanjye reka nze mpe kuvuga nk'Abashinwa ngwangwa. none se uri ngwangwa? yego uri Rwankuba Rwangondo. urumva iyi Bushinwa ni igihugu kinini kibamo n'abaturage benshi. niyo mpamvu n'Abanyarwanda babonye tuvugisha ukuri. ntabwo wabutembereye Ubushinwa bwose. ntabwo wabutembera ngo uzaburangize, byasaba ngo n'imyaka byibura. ufite ubuso buri hejuru cyane. hejuru kuko ni mu bihugu bimwe binini cyane. binini n'abaturage urabizi ko ubu ngubu ni nk'aba kabiri. ko ubu Indian yabuciyeho. yego. ubwo urumva rero yabucaho yagira ariko ni bunini ku Buhinde. ni bunini ku Buhinde. ubwo rero niyo mpamvu rero utigeze umenya diaspora y'Abanyarwanda babayo uko bangana. ariko buriya mwabwiranye wasanga hariyo n'abantu benshi buriya ntiwamenya kubera ko ntabwo wenda wigeze umenya. nkimara y'imyaka 2 nagiye mpura nabo bakeya. ntabwo bapfa cyangwa kwiyereka nabo usanga nk'uku impamvu Ikinyarwanda cyongeye kikagaruka. namaze umwaka mu gihugu cyanjye, ubundi cye cyaragiye neza. urumva ko no kukivuga ntabwo ndi kukivuga neza, ngira ngo uri kubyumva. uri kukivuga neza, ahubwo aho hantu wabaga Rwankuba niba ari Rwankuba. ntabwo nzi ko ndi kwica ururimi rw'igihugu. ururimi ugomba kuruvuga neza. burya ururimi rwa kabiri kurwuvuga usanga rugorana cyane kugira ngo uruvuge nk'ururimi rwawe kavukire. ururimi rwa mbere wavuze nyine ukivuka nirwo ukomeza uvuga, buriya kujya uzarwibagirwa biba bigoye. yego. ubwo rero buje gusura u Rwanda muri business. buriya wenda utuzaniye business nziza, twitege iki noneho? uzanye projet bita Project Gemini. iyo projet ahari ntabwo abantu bose bayizi, ariko ntacyo burya no kuvuga umushinga
wagiye hanze warawusohoye uri hanze? ni nko kwa kundi nigize sogonderi mfite umushinga wo kuzubaka nk'inzu irenze ya Rubangura n'iki y'ubucuruzi. bivuze ngo kugira imishinga ni byiza, ariko kuyishyira mu gikorwa nabyo ni ikindi cyiza. Yego, ubwo rero ntacyo, ibyo byonyine tuba tubiwushimiyeho burya, kugira ngo umuntu ajye hanze yibuke ko mu Rwanda hari abantu yasize azabateza imbere, nabyo buriya uba ukoze ikintu cyiza cy'ubumuntu. Kubera ko usanga abantu bakeya cyane rwose hanze aha ngaha ari bo babafasha abandi. Urumva niba uwo mushinga ugiye kuwuzana uzashyiramo nk'abakozi bagera nko kuri 100, urumva niyo baba 1000, urumva bazaba bafite icyo bari kurya kubera ko hari icyo babafashije. Ibyo tuba tubishaka cyane mu Rwanda nyine, mujye mugenda mudushakire nuza hanze aho ngaho nyine, mwibuke ko nyine igihugu gishaka gutera imbere, kandi n'igihugu aho kigeze aha ngaha byose ni ukubera iterambere nyine turi kugenda turi kugeraho. Nuko ubwo rero ndumva rero ibindi rwose ku bijyanye na business nacyo yo tuzayiganiraho nyine ubutaha ku kiganiro kizaza, kugira ngo n'abantu babashe kumenya business nyine ni gute zikorwa, nyine utwigishe, sibyo? Kuko buryo umuntu wagiye muri bya bihugu by'Ubushinwa urabizi ko ni ibihugu birimo abantu bakora cyane kabisa, hadi wakaniri barakora cyane, kuko usanga kugira bazasinzire biba bigoye. Bagira iminsi ngahe nyine bagira yo mu mwaka wenda wabayeyo urayizi nyine yo kuruhuka, kubera ko baba barakoze cyane ijoro n'amanywa. Mu Bushinwa umva bafite ibitara iyo bacyakije ugira ni muri nk'ahantu kwishatse, ahubwo bo bafite ibitara byabo ni nk'andi mazuba. Yego, ugira ngo izuba riraka neza ni kumanywa. Ahubwo hari ikindi najyaga nibaza mu Bushinwa, hajya haba ibintu by'amabandira, kuko njya mbona Abashinwa bataba amabandi. Noneho ibandi igira ishinya ukuntu riba rireba, bimeze nka Jackie Chan, reba nkawe neza. Umva akamubwira njyewe mamona burya araza murebana akubwira kumereza, ufite nka phone gomereza, ubyanze se anitotomba cyane shwanya yashinya amashinya yashinywa shishiya shawashincho washigashinya nuko ahita kubabwira uwo yitotomba cyane washiyonga shakwashinyi yashiyaya. Ubwo saka bavuze ngo iki? Mereza aho ngaho vuba ibyo ngibyo ufite. Aka ntago ngiye Abashinwa bankanga mamona wenda usibye imigeri wenda ashobora kugucanga n'ubujeti. Ubu ngubu nuko hano turi muri interview ibyo maje kumenya. Oya nacyo ubutaha nacyo no muri video turagenda tubinyuzamo turebe utwo tuntu nyine wagiye wigira mu Bushinwa bagarura, ushobora kumubita nkaba musomye mu bitekerezo cyane iriya bayita, cyangwa bataragukubita ukasoma bayita tiki wanyashi. Biragoranye. Sa rero ubwo rero wakoze kwitabira ikiganiro cyacu, ubutaha buriya Imana nibishaka tuzahura utubwire ku bijyanye na business ndagira ngo ndabizi ko mfite inshuti zanjye mu Bushinwa, wababwira kuri noza ifite igera ahantu ku isi hose, wababwira kabisa ubasuhuza. Hariyo n'umusheri wanjye nasizeyo Umushinwa se ntago ngena rega abanyarwanda bageze mu Bashinwa barakundwa cyane. Nagira ngo mbasuhuze. Yego, naribi barakumva rero, wakoze cyane ku hosting ikiganiro cyacu. Reka mbasuhuze. Shashwanya shisha shishwanya nyashakashia yamashishia shamwa yashashishi. Okay, Chaula ni han wa cha yang nya yashima ni sha. Okay. Nuko urakoze cyane nyine kuza bakumvishe
nubwo twebwe tutumvisha ibyo ari byo ariko nta kundi nyine ubutaha wenda natwe uzatwigishaho. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Okay. Mwakoze namwe gukurikira ikiganiro, abari badukurikiye. Uyu muvandimwe twari twakiriye bana, ubwo mu kiganiro gikurikiraho Imana nibishaka tuzamutumira atubwire uburyo ki business zikorwa ari mu Bushinwa. Noneho kubijyanye n'ururimi nabwo wenda ashaka kutwigishamo gakeya tukaba twamenya. Yego, mwakoze rero, mukomeze mukore subscribe, share, like, comment and so on n'ibindi byose, ubundi dukomeze turyoherwe. Mwakoze kureba ikiganiro kandi turabakunda. Nawe wakoze muvandimwe rero, ubwo naho ubutaha Imana ikomeze ibarinde. Yes.